Yesu ashimwe inshuti z'Imana kandi inshuti zanjye, ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo, amahoro y'Imana abane namwe. Uyu munsi impamvu ntangiye mvuga nti amahoro y'Imana abane namwe kandi ngira nti Yesu ashimwe, nuko ikiganiro ngiye gukora ni icy'abakristo cyane cyane abantu bakunze igitabo cyitwa Umugenzi. Igitabo cy'Umugenzi ni igitabo cyasomwe n'abantu benshi, kirakundwa ku buryo no mu ivugabutumwa abantu benshi usanga ingero nyinshi batanga. Hari aho umuntu wumva avuze ngo mu gatabo k'Umugenzi, cyangwa se ati mu Kristo mu rugendo byagenze gutya na gutya. Hari n'indirimbo nyinshi cyangwa se ibihangano bya gikristo wumva ko bishingiye cyangwa se byubakiye kuri iki gitabo cy'Umugenzi. Ese ubundi Yohana Bunyan cyangwa se John Bunyan uwanditse kino gitabo ni muntu ki? Umuntu wakoze ibikorwa twavuga ko ari indashyikirwa ku buryo igitabo yanditse gikwira isi yose, kuko ubu ngubu kimaze guhindurwa mu ndimi zirenga 120. Uwo muntu yari muntu ki? Abahanga bajya bavuga ngo nta kure Imana itakura umuntu, ndetse nta kure Imana itageza umuntu, ndetse no mu busizi tukavuga ngo ijambo ry'ubwenge rishobora kutagutuza mu miturirwa y'abatunzi, rikagutuza mu mitima ya rubanda. Niyo mpamvu nyuma y'imyaka myinshi cyane ishize, uyu munsi tukivuga iki gitabo cya John Bunyan. Umwanditsi w'iki gitabo rero twavuze uyu John Bunyan yavukiye mu gihugu cy'Ubwongereza mu mwaka w'1628. Akaba yaravutse mu rugo rusa nkaho ruciriritse, mu rugo rw'abacuzi, kuko ise yakoraga umwuga w'ubucuzi, umwuga wasaga n'uciriritse mu gihugu cy'Ubwongereza muri icyo gihe. Yavukiye rero muri uwo muryango, nawe yiga uwo mwuga w'ubucuzi. Mu mashuri asanzwe yize amashuri make cyane, mu mashuri y'abana yiga gusoma no kwandika gusa. Yari afite ubwenge bwinshi bw'akavukire, ariko nta buryo yabonye bwo gukomeza kwiga amashuri ye ngo akomeze agire ubuhanga buhanitse mu bumenyi bwo mu ishuri. Nubwo yari azi kwandika no gusoma, ariko ngo imyandikire ye iteka yabaga irimo amakosa menshi. Akiri umusore rero yakundaga ngo gukora ibyaha cyane cyane, ariko ngo akabikora yumva umutima umurega, azi yuko Imana izabimuhora. Umunsi umwe rero ngo yumvishe bigisha ku cyaha cyo kwica isabato, ariko ntiyahita akizwa. Gusa ngo icyo gihe yumvishe ijwi ry'Imana mu mutima we rimubaza riti, ese uzahitamo kureka ibibi? Uzareka ibyaha uzajye mu ijuru, cyangwa uzakomeza ukora ibyaha uzajya muri Gehinomu? Iryo jwi ntabwo yarishubije, ariko ngo yagize ubwoba bwinshi cyane, maze ariheba, yibwira ko atagishoboye gukizwa kuko amazi yarenze inkombe. Ariko ntabwo byari byo, yaribeshyaga mu mutima. Bukeye yaje guhura n'abagore 3 bakijijwe. Icyamubwiye ko bakijijwe ngo ni ikiganiro baganiraga. Ngo baganiraga iby'Imana, ngo rwose bari bahagaze ku irembo ry'urugo hafi aho ngaho. Ngo atangazwa n'amahoro yabo n'ubuhamya bwabo, uko bavugaga ku byo kubabarirwa ibyaha no gukizwa n'Umwami Yesu. Amenya ko abo bagore babonye Yesu koko. Icyakora nyuma yo kumva icyo kiganiro cy'abo bagore, ntabwo yahise akizwa. Nyuma yongeye guhura na Apollyon na Bwihebe ibihe byinshi. Abasomye ako gatabo barahita bumva icyo bivuze, ndetse hari ubwo yari ari hafi kumera nka wa mugabo wo mu kazitiro kwa Musobanuzi. Ariko bitinze agera ku musaraba, umutwaro umuva ku mugongo, akizwa atyo, akijijwe n'Umwami Yesu witanze kuri uwo musaraba. Atangira kuvuga ubutumwa rero, yatangiye aho ngaho ahereye mu gihugu cy'iwabo. Imana iramukoresha, maze mu mwaka w'1660 mu Bwongereza himika ubwami bushya butemeraga ko abatararobanuriwe ubupasiteri mu buryo butegetswe n'amategeko bavuga ubutumwa. Akomeza kuvuga ubutumwa rero, ariko bisa naho bitemewe. Araregwa, ajyanwa mu rubanza, aranatsindwa, akatirwa gufungwa. Babanje kumubwira ngo areke kuvuga ubutumwa, ariko arabyanga. Amaze kubyanga rero ajya mu nzu y'imbohe, amaramo imyaka 12. Kuba mu nzu y'imbohe rero byamuhaye uburyo bwiza bwo gusoma igitabo cy'Imana no kurondora cyane ibyari biri muri icyo gitabo. Imana rero yaranamukoresheje mu zindi mbohe. Gusa icyamubabazaga ni kimwe, ngo byari byo gufasha umuryango we. Ntabwo yari agishobora gucura umwuga wari umubeshejeho mu buzima bwe bwa buri munsi.
nibwo rero ari aho mu nzu y'imbohe yaje kwiga undi mwuga wo kuboha utuntu tw'udukoresho twakoreshwaga mu gihugu cy'Ubwongereza dukoreshejwe mu budodo. Akajya aboha, akagurisha amafaranga make yabonye mu nzu y'imbohe akoherereza umuryango we. Ntabwo yanditse byinshi muri icyo gihe. Nyuma y'imyaka 12 yararekuwe, abona umudendezo wo kuvuga ubutumwa no gukomeza gukorera Imana mu buryo bweruye. Mu mwaka w'1676 yongeye gufungwa amezi make, nibwo yanditse iki gitabo. Kiboneka mu mwaka w'1678. Icyo gitabo tuvuga nta kindi nicyo nawe waba uzi wasomye cyangwa ubwirwa inkuru zacyo zirimo, aricyo cyitwa igitabo cy'umugenzi. Yaracyanditse, abantu baragikunda ku buryo butangaje, gikwira hose mu gihugu, cyane cyane mu ngo z'aboroheje, gikundwa n'abana ndetse n'abakuru. Nk'uko twatangiye tubivuga, ubu kimaze guhindirwa mu ndimi zirenga 120. Ubwa mbere rero, imfura n'abanyabwenge n'abandi bakomeye b'ibwami basuzuguye kino gitabo bavuga bati nta mucuzi wo kwandika igitabo. Igitabo cyanditswe n'umucuzi ntitwagisoma. Ariko buhoro buhoro gitangira kumenyekana muri bo, birangira nabo bagisomye baranagikunda. Kimenyekana cyane Yohana yaramaze gupfa. Baragisoma, baragitangarira, basanga ari ingenzi rwose mu buzima bwa muntu. Ariko bakibaza ukuntu umuntu w'umukene w'umunyamwuga uciriritse utarize iby'ubwenge n'ubuhanga ashoboye kucyandika. Birabayobera. Ahari ni bya bindi bavuga ko iby'ubwiru bw'Imana Imana yabimenyesheje abaswa kugira ngo ikoze isoni abanyabwenge. Ntabwo mbizi. Byarabayobeye rero, birabatangaza cyane. Ariko icyabimwesheje nta kindi nuko yari yitaye ku magambo y'Imana, igitabo cy'Imana, Bibiliya. Bisa naho yose yari yarafashe mu mutwe. Aho yabonye yuko kubaho Uwiteka ari ryo tangiriro ry'ubwenge. Iki gitabo rero cyuzuyemo amagambo y'Imana kandi akurikiranye neza, afite ubutumwa bwuzuye. Twese abazajya basoma iki gitabo tujye twibuka yuko ari nk'ubuhamya bwa John Bunyan ubwe yanditse. Rya senga yaryamyemo akaharotera mu itangiriro ry'iki gitabo nk'uko tubisoma, ni ya nzu y'imbohe yari afungiyemo. Iki gitabo gisa nkaho kigaragaza inzozi umuntu yarose, urugendo rw'ubuzima yagiye anyuramo kugera ageze ku gakiza kuzuye. Iki gitabo rero tujye tugisoma kandi tugendane nawe uru rugendo yagenze, tugerane nawe ku irembo ryo kwihana no kwa musobanuzi, kandi cyane cyane tugerane no ku musaraba w'Umwami Yesu, duture umutwaro w'ibyaha maze natwe dukomeze urugendo. Iyo niyo nzira nziza, kandi ngira ngo murabizi ko nta yindi nzira igera i Siyoni uretse kwizera no kwihana, tukemera Yesu Kristo uw'Imana yatumye. Iki gitabo rero cy'umugenzi, iyo usomye usanga atangira avuga ngo nanyuraga mu butayu, agasobanura ko ubwo butayu ari iyi si, akavuga ko hari ahantu hari isenga aryamamo, arasinzira, arota inzozi. Iyo senga yaryamyemo rero akayiroteramo inzozi, ni gereza yafungiwemo, maze akandika iki gitabo. Muri izo nzozi ngo nibwo yabonye umugabo wambaye ubushwambagara ahagaze ateye umugongo urugo rwe, afite igitabo mu ntoki, ahetse umutwaro uremereye mu mugongo. Abajya baririmba indirimbo zisingiza Imana, muzi n'indirimbo yaririmbye amaze kugera ku musaraba, avuga ngo iteka nagendaga ndemerewe n'ibyaha, ntihagire ikibasha kumara umubabaro, ngo ariko ngera ahantu heza cyane hangira umumaro ntazibagirwa ukundi. Uwageze mu gakiza, uwihannye ibyaha, azi neza amahoro Yesu atanga, amahoro utagura ku isoko, amahoro utahabwa n'imiryango, amahoro utahabwa n'akazi ukora, ahubwo amahoro ava ku Mana gusa. Njyewe ndi Sam Muvunyi, amahoro y'Imana abane namwe.